Oh yes, reka mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina. Aka kanya tukaba tugeze ku izina Gisele. Gisele ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, aho risobanura inkota. Reka turebere hamwe rero bimwe biranga ba Gisele. Ba Gisele bakunze kurangwa no gutanga amakuru, ku buryo iyo bageze ahantu bashobora gutangaza amakuru bahasanze. Ikindi wamenya kuri ba Gisele, ngo bamenyera vuba kandi barisanzura cyane. Mu ishuri usanga ari abahanga kuko baba bafite ubushobozi bwo gufata vuba. Bagira igikundiro kandi babona ibintu byose ku ruhande rwiza, batitaye ku ngaruka zabyo. Ngo Gisele ngiyo amaze gukura, ngo hari imirimo yumva yakora. Gusanga akunda guhitamo ubwarimu, ubuganga, ubukerarugendo, kuba umusirikari, umupolisi n'ibindi. Gisele rero mu rukundo arizera kandi ntabwo ajya ahemuka. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Gisele. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti ahantu hagenwa gushyirwamo ibitekerezo, tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari kigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasuye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.